wacu Pastor Kabo Imana ibamugisha na komite yose. My friend Pastor Michel murabizi ko umutima wacu wakoze Imana ibamugisha. Nshimiye media team, nshimiye protocol iyobowe n'abandi n'abandi. Imana ibamugisha. Nshimiye abaminisitiri, nshimiye Shaddai mwakoze kuza kubagaragara natwe. Igisubizo na FM God bless you so much. Abo twari twatumye abantu ku giti cyabo, Imana ibamugisha, Imana ibongerere. Nshimiye Imana ku byabaye abakoze mu mufuka yabo. Yewe Imana ibamugisha. Imana irebe ibiberemere nayo ibiremerere mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Dushimiye umubyeyi wacu Papa Obedi nubwo yagiye na madamu we, Imana ibimumushe. Nshimiye abantu bavuye mu isoko bizagita mu itorero ryacu. Muze kuba tubwirira ngo bakoze cyane. Papa Rugasura na Jesse kandi abizi ko hari message yohereje atumye Imana muze kuba tubwira ngo Imana ibamugisha. Siko yeme murababwira urabikiriza nawe ukeneye ngo ngupa natuzamura Imana babako